Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi, ibiteho kandi bagirire neza buri wese uko yifuza Imana yibone. Tugeze umwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data mwiza, turagushimye turaguhimbaje, dushimye neza n'urukundo dukunda, dushimye kuri Imana yacu, dushimye kutwitaho tudakwiriye, dushimye ko utajya uhinduka, dushimye ko uko wari uri kera na n'ubu ariko ukiri, ntuhindurwa n'ibihe Mana, icyubahiro ni icyawe. Dushimye uburinzi bwawe waturinze, Mana wagize neza, turagushimye. Mana tugeze mu kanya keza ko kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese utuboneze rwose, tubabarire ibyaha byacu, dukure umugayo wose watugaragayeho. Kimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo utwemerere tubere umuyobozi muri byose, ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze ko wumvishe gusenga, ubone iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 373 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Hariho icyo nkwaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro, managurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe, nuntunganiriza ubwenge, zanezerwa nzaguhimbaza, ariko umutima wera ndawushaka kurutaho, managurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe, ninezwa umutima wanjye, nibwo nzunguka ubwenge bwose, bwo mu ijuru, mwami mbubwirijwe nawe, managurwe hose mwami, umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe, gerageza uko nshobora kwibuza inama mbi z'ibyaha, nyamara njya mbyibonamo, jyumboneza, managurwe hose mwami, umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe, managurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Esiteri, igice cya mbere, umurongo wa 10 kugera ku murongo wa 15. Reka nsome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwamikazi yanga kwitaba umwami.
Nuko ku munsi wa karindwi umwami anezeza umutima na vino, ategeka Mehumani na Bizita na Haribona na Bigita na Bagita na Zetari na Karisikasi, inkone ndwi zaherezaga umwami Ahasuwerusi, ngo bazane umwamikazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba, kugira ngo amurikire abantu n'abatware ubwiza bwe, kuko yari umunyaburanga. Ariko umwamikazi Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami yamutegekesheje inkone ze. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumana muri we. Umwami aherako abaza abacurabwenge bazi ibyabaye kera, kuko ariko yabigenzaga ku bacurabwenge bazi amategeko n'amateka bose. Kandi umwami yagerwaga na Karishena na Shetari na Adimata na Tarushishi na Merisi na Marisena na Memukani, abatware 7 b'Ubuperesi n'Ubumedi, ari bo bashyigikiraga umwami, akaba mu cyimbo cy'imbere ku mwami. Umwami arabaza ati, umwamikazi Vashiti tumugenza dute ku by'amategeko, kuko yagandiye itegeko umwami Ahasuwerusi yamutegekesheje inkone. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nshuti bene data munkurikiye uyu mugoroba, nifuje ko tuganira kuri iri jambo. Nashatse ko tuganira ku ijambo ryo kumvira. Umwami Ahasuwerusi yakoresheje umunsi mukuru, akoresha ibirori, noneho arangije umwamikazi nawe Vashiti nawe yatumiye abagore nawe akoresha ibirori. Noneho umwami amaze kunezerwa, amaze gusoma ka vino, atumaho umwamikazi. Ka vino karamuvugisha, atumaho umwamikazi ngo aze amumurikire abantu bari bari aho ngaho, kuko umwamikazi Vashiti yari umunyaburanga, yari mwiza cyane, ngo abamurikire ubwiza bwe. Ariko umwamikazi Vashiti kuko yari afite nawe abashyitsi yatumiye, asuzugura umwami. Ariko icyo nshaka kubabwira uyu mugoroba, tureke gusuzugura, twumvire Imana. Twumvire Imana. Imana niguhamagara ntuyinire, ntusuzugure, ahubwo igihe ni iki ngo wumvire Imana, wumve ibyo Imana iri kukubwira. Igihe ni iki ngo ukoreshe igihe cyawe. Umwamikazi Vashiti yari ari ahantu heza, ari no mu mwanya mwiza, ariko ntiyahuha agaciro. Nshuti bene data munkurikiye, ni ukuri ahantu uri uyu munsi, ahantu Imana igushyize uyu munsi, hakoreshe neza, kubera ko ushobora kuba uhari uyu munsi, ejo utazaba uhari. Hakoreshe neza ayo mahirwe ubonye, uyapfusha ubusa, nk'uko Vashiti yabonye amahirwe yo kuba ibwami, ariko ntamenye ko ari ahantu h'agaciro, agasuzugura umwami, kandi ari we watumye agera aho ngaho ibwami. Imana itugirire neza rero, nimureke twebwe ntitube nka Vashiti wasuzuguye. Ese wowe aho ntiwaba usuzugura Imana? Imana ikabiguhamagara ukicecekera, Imana ikabikubwira ikintu ukitoreza. Imana irashaka ko tuyumvira, tugakora ibyo ishaka. Vashiti yasuzuguye, yarageze ku munsi wo kumurikirwa abantu n'abatware bari bahari. Aho wowe ntago ucitse intege, ntago ubivuyemo, warugeze umunsi wo kumurikirwa, warugeze ku munsi wo gutabarwa, ukaba ucitse intege, Imana ikaba igiye kukureka. Ni ukuri mwicika intege ku munota wa nyuma. Umwanya urimo ukoreshe neza, kandi wumvire Imana nk'uko bigomba.
nawe utabura amahirwe Imana yaguhaye. Imana itugiriye neza rero, nimureke twumvire Imana. Ijambo nari mbazaniye umugoroba, nimureke twumvire Imana. Niwumve hano harimo umwami na Vashiti, ni wowe ubwirwa, Imana iri kubwira. Ni ukuri wisuzugura Imana, umvira Imana, ukora ibyo ishaka, kandi niguhamagara uyitabe. Ukora icyo ishaka, unyure mu nzira nziza, ukora ibyo gukiranuka nk'uko ijambo ry'Imana ryaraye ribitubwiye. Mukora ibyo gukiranuka, mwubahe Imana, mugire urukundo, mwizere, mwihangane, kandi mugire ubugwaneza, murwane n'intambara nziza kugira ngo tuzambikwe ikamba ry'ubugingo. Uyu Vashiti rero, umwami yararakaye cyane, ariko ni ukuri nimureke twumvire Imana, nayo itaturakarira, kuko uburakari bw'Imana bukugezeho cyaba ari ikintu kibi, cyangwa bungezeho cyaba ari ikintu kibi. Imana irakubwira ukininira, ikakubwira, ikakuburira, ariko uburakari bwayo ni ukuri uburakari bw'Imana buri ku bantu bayitera umugongo. Uburakari bw'Imana buri ku bantu batumvira ibyo ivuze. Ni ukuri nimureke twirinde kugira ngo uburakari bw'Imana butatugeraho. Uyu mwami rero yararakaye, abaza abari babizi ikintu yakorera Vashiti. Usomye ukagera hepfo, Vashiti abo batware babazwaga icyo umwami yakora ko umwamikazi yamusuzuguye. Bagezeho baramubwira ati ni ukumusenda, kubera ko ibyo akoze umwami umwihoreye, umwamikazi umwihoreye, yazatuma n'abagore bacu bazajya badusuzugura. Umwamikazi rero abura amahirwe gutyo, ava ibwami. Nawe rero ntubura amahirwe ku Mana. Profita uyu mwanya, wegere Imana, wumve icyo Imana igushakaho, ukora icyo Imana ishaka, kugira ngo uburakari bwayo butakugeraho. Kandi ahantu Imana igushyize ntuhateshe agaciro, ahubwo kora neza, wumvire Imana, kandi ukore ibyo ishaka, ukiranuke, ugire urukundo, wizere, kandi urwane intambara nziza yo gukiranuka. Imana itugiriye neza rero. Iryo jambo nari mbazaniye, buri muntu wese niyumvire Imana, yumve icyo Imana imushakaho, ave mu bidatunganye, kuko abantu batera Imana umugongo, uburakari bw'Imana bubariho. Imana itugirire neza. Reka dusenge rero. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Dushimye ko wabanye natwe, n'aka kanya wabanye natwe. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Mwami, umwamikazi Vashiti yasuzuguye umwami Ahasuwerusi ku munsi yari agiye kumumurikira abatware n'abantu, kugira ngo agaragaze ubwiza bwe. Mana, turakwinginze kugira ngo twebwe amahirwe uduha ntituyatakaze kubwo gusuzugura, ahubwo duye kukumvira, uduye kumvira icyo udushakaho, uduye gukoresha igihe cyacu neza, uduye gukoresha amahirwe uduhaye neza, uduye guha agaciro aho duteretse, ahubwo Mwami Imana ikiruta byose, uduhe imbaraga zo gukiranuka no kukubaha, kubera ko uri umwami w'abami, uri igitangaza, uri Imana y'amahoro, witwa Ndiho, witwa Ishobora byose. Duhe kukumvira no kukubaha, dukora ibyo ushaka, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo uburakari bwawe buri kubagutera umugongo. Mana, turakwinginze kugira ngo twebwe uturinde ibyo, ahubwo duhe gukiranuka muri byose. Sengera abankurikiye, bitewe bagirire neza. Nawe Mwami Imana baye kukumvira, kandi ubahe gukoresha amahirwe yabo neza, ubahe gukoresha igihe cyabo neza, kubera ko umuntu ashobora kuba ari ahantu wamushyize uyu munsi, ariko ejo bikaba ngombwa ko adahari, cyane cyane ko muri iyi si turi abashyitsi tutazayigumamo.
Dukwiye gukoresha igihe cyacu neza rero, tutazabura amahirwe yacu twizize. Mwami Imana rero, komeza ubiteho, uburinzi bwawe babeho, amaraso ya Kristo nabatwikire, imbaraga z'Imana nizibabeho. Icyo nanze ni ugukora k'umwijima, mpagaritse ibitavuga Imana, kandi nsengeye buri wese kugira ngo akwifuza kubone. Mwami Imana ndakwinginze, ukomeze ubarindire ubugingo cyane, kandi ubahe umugisha kubwo kwitanga bagafata akanya bakumva ijambo ryawe. Dusengeye abarwayi bakize, Mwami Imana abakozi bo kugukoye gukiza, dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, batarakumenya ubahe kukumenya, abasubiye inyuma bagarutse imbabazi zawe, kandi abatarakwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ubahe kukwakira. Mwami Imana, abafite intimba n'agahinda baha amahoro yo mu mutima, amahoro utanga atemba nk'uruzi. Mana yabahe, kandi ukomeze uturindire ubugingo ko aribwo buzakubona. Dusengeye isi kugira ngo yihe amahoro mu izina rya Yesu. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro kugira ngo ubaremere igitangaza, umwaka utaha bazatangirana amashimwe. Urakoze kumvishe gusenga, urakoze ko wabanye natwe, kandi nyemerera Mwuka weraherekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Byo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo ibampera umugisha, kandi uburinzi bwayo bukomeze babeho, bukomeze bagirire neza, kandi buri wese ihaze kwifuza kwe. Mwakoze cyane rero, mukomeze musoze umwaka neza, kandi n'utaha muzawutangire mumeze neza. Nawe utaha, bye.